mpamba y'umunsi kuraho icyaha cyagutandukanyije n'Imana yawe. Isaya 59 umurongo wa 2 aravuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu ni kuko abatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu byo bitera kubima amaso ikanga no kumva. Amen. Ubundi hariho ikintu kimwe gifite ubushobozi bwo gutandukanya Imana n'umuntu, ku buryo kimushyira kure yayo, aho itamwumva, aho idakora ndetse itanamureba. Icyo kintu nta kindi mwene data, ni icyaha. Impamvu ari icyaha nuko iyo dukoze icyaha tuba tugomye, yandi magambo tugiye kure y'Imana. Uko dukomeza kugomera Imana rero niko turushaho kugenda tuyitaza tujya kure yayo. Ibyo rero nibyo bitera kutwima amaso no kutatwumva. Ese nawe mwene data waba wumva uri kure y'Imana? Nta kindi cyabiteye kitari gukiranirwa kwawe. Tukugira umwete wo kugarukira Imana yawe, utekure gukiranirwa kwawe. Bikora uyu munsi urebe ngo Imana irongera ikurebana imbabazi. Bifurije umunsi mwiza kubere wo gutakure ibyagutandukanyije n'Imana yawe. Shalom, shalom.